ariko yewe niwe Minister w'umukandida niwe ni Jesus! ibintu byose navugaga ngiye nikiniraga none ikibazo cyacu kigiye gusubiza ikibazo kirakemutse Minister arahageze umva mwitonda munyuma mwitonde mudakandagirana barabagera kandagirana ikibazo kirakemutse Minister arahageze ikibazo kirakemutse umeze mute amagambo navugaga arashize sinongera gukemura bino bintu ndacecetse baburi nguni na baburi kantu bavuze ko ngo nta bimenyetso bari bigaragaza ko umuntu yapfuye icyo ni cyambere kigaragaza ko baburi kantu baburi nguni ntago bize n'abantu badafite amashuri niba bihakana bazane diplome z'abahanga nanjye yanjye ndayizana bayirebe ya Green Hills cyo ngicyo ni ikintu kimwe sibyo ni gute umuntu asambanya nyina ni gute umuntu agenda agasambanya nyina uwo muntu abakiriho uwo muntu aba yapfuye already ntago ari umuntu muzima kandi bivugwa ko na nyina arabivuga ko umugore uwo mwana ari yaje yasinze ari kumwitwa mambo sibyo icyo ngicyo oya mwijya kure umuntu kayonza hano nitwirwe tujya kure ubwo arabyivugira ngo we ngiyabonye ko yumva ari bwagize irari riremereye cyane abiterwa nande ngabiterwa niyo yitwa igisiganirwa numva sinayizi sibyo uwo muntu murumva ari muzima urumva atarapfuye ahagaze reka dukomeze iyo mubona mu gihugu cyacu impanuka zirirwa ziterwa n'abana b'amotari babinyweye dore nta muntu upfa kugira imodoka upfa kukinywa usibye mwebwe mwaguze benzi mukanywa inzoga namwe mukayihorera simbizi nta muntu ubundi utunze imodoka unywa ibyuma abamotari wirirwa bagonga imikindo wirirwa bagonga ibiki abo ntago bahari izo mpanuka ntago zihari abantu ntago bapfa kuba mudakurikira amakuru ngo mwirwe mukurikira amakuru murebe iterambere ry'igihugu umenye amakuru y'umunsi ko byagenze bapfuye n'ibande byagenze gute ibyo n'ubujiji bwanyu ntago mwize abantu bapfuye barahari benshi cyane wowe uratekereza kurusha leta uri kuvuga ngo nta muntu wapfuye uri kuza ukaganduza ibyo leta yavuze urubyiruko ariko uretse amashuri ntakuganza ahangaha abe makeya buretse sibyo abantu birwa ngaha TikTok ibintu bakora mwirwa mubona umuntu ari gukora ibintu ukabona nta bwenge burimo ari gufata akagenda ngo reka nkubite umuntu live mubireba ngo ni content agahita agenda agakora umuntu mu byo ari kubyikoreshwa ni ya confidence Ravanere yavuze yava confidence gukoresha ibintu bidafututse Ravanere ashaka confidence ariko abonye confidence ya 700% bigeze ajya gukubita se cyangwa asambanya nyina ibyo bintu ari kubikoreshwa na za nzoga zigura 100 ngo mumwira ibyo byiza by'ibyuma byanyu biruta ibyo bintu byo gufata ugasambanya cyane musinga reka twumve Ravanere murakoze nanjye aho bukera ndabona ndi kugenda ngarukira ba musinga ariko ikibazo nibaza ni ukubera iki batabanje kugenda babigenza gake ngo tuhere muri iyo gahunda ya tunywerese erega no hanze izi jini barazinywa akaba yanywa gakeya ako ka confidence kakaza iyo digestion ikagenda neza urumva erega ntago ari uko jini ari mbi ushobora kuyisomaho kwa kundi uba wumva watumbye mu nda ni nk'ako kanya rwose bitabi igogora rigenda neza mu kinyarwanda cyiza ni ukubera iki batabigenje gakeya ubwo mukomerezo ngo muransubiza nicyo cyari ikibazo cyane ngo bagende babica gake bashishikariza abantu kunywa gake cyo ni igitekerezo ndabona esi nawe ashaka reka gusubiza ese w'umunyabwenge nasubiza ego Ravanere iki gitekerezo cyari cyiza ariko nuko dufite kugenda gake mu gihe ubuzima bw'abantu buri gupfa kubera iki dufite gucompromisinga n'ibintu biri kwica ubuzima bw'abantu kubera iki kubera ko ntago ari inzoga zose baciye haciwe ibyuma fatoho duhere no kwizina zizi nzoga ubundi gute ikintu cyitwa icy'umuntu akomeza kukiba duhere kwizina kubera iki dufite kugenda gake ibyo bintu biri kwica abantu musinga ari kuvuga ibintu biri kwangiza society biri abana bafite ngufu kwica society completely kubera iki kubigendamo gakeya icya kabiri izi nzoga ni kwirengiza ko hari abandi bari kuzikora kandi zujuje standards iyo tuzitse abantu bari gukora business iri fair
n'izindi nzoga zose za Bralirwa na zande ntabwo turi kuba ntabwo leta iri kuba fair kuri bo kubera ko hari izitujuje ubuziranenge and then hari izujuje standards and then bakareka n'izingi zitujuje standards zigakomeza zigakora zigakomeza zigakompitinga n'abandi baba ese ko nta cyuma wanyweye network yawe yagenze network yanyweye icyuma se ubu se nawe mugiye kubishinza icyuma ubu ni yari network icyuma cyane buri cyuma network ari icyuma mureke twumve igitekerezo kigiye mu nsinga kijye muri fibre boutique icyuma kijye muri fibre boutique akakanya none akamubwira merci mbere reka mbanze mfata ntashwanyuze musi ndagufashe kamaze mvuge mbere na mbere merci ntihagire uwongera kwivugishwa ngo icyuma ngo cyangiza ubuzima bw'abantu ngo ubuzima muri mwese nta muntu uyu numwe uzi ibintu by'ubuzima rwose nawe musinga biri kuvuga ngo warize amashuri yawe twaje gusanga ari abiri ntihagire uwongera kwiba ngo byica ubuzima ubuhe buzima byica ko ari akarukoro kongera mu mubiri uravuga ibintu by'ubuzima urinde uri iki uvuga ibintu by'ubuzima wowe urabizi sibyo njyewe nuvuga ubuzima njye ndavuga ubuzima bwanjye nabanyemo n'icyuma cyanjye ndakubwira ngo narakinyweye mbyuka mu gitondo birakunda narakinyweye igogora rigenda neza birakunda ntumbwire ibintu by'ubuzima none se uri ngo kugira ngo wemere ukeneye ko tukuzanira umudokiteri cyangwa minisitiri w'ubuzima ahangaha ngabigucengezemo nawe yazaga hano ikibuga kiraguye nuko ngo yagera hano ati cyangwa nuko ngo minister yagera hano gute ariko minister na erega muri kanu this is basic knowledge ubwenge buri basic n'ubwenge buri basic abantu n'abantu bangaye bafite gupfa kugira ngo twemere ko ibintu biri kwica ubuzima bw'abantu ni bangaye bafite gupfa ariko si byica ubuzima mani baburi kantu bari kubafatirana ese buri nguna zemera ko icyuma cyica ariko buri kantu yapfuye sibyo ubu umunyarwanda uri smart mu mutwe inzoga igura igihumbi igura gute kuki umuntu ataza kuki ushishikariza abantu kugura intebe za menshi gutabwiriza make kuko zitaramba nta burambe zifite ntabwo wazikoze neza nta buziranenge zifite kugira bitari bya make biryoshye kandi ari byujuje ubuziranenge mureke twumvikane hari abantu ikintu cya make uri umunyarwanda ni gute ufata ikintu kikagushyira mu gifuri kingana n'umuntu wanyweye Black Label ushaka kugira ibyishimo by'umuntu wanyweye Black Label igura miliyoni n'urugero wowe ugashaka gufata igihumbi ibyishimo bya miliyoni ukabigura igihumbi singaje notareka ngo mvuge oya ni gute oya uri kuvuga iki kuvuga ibintu bitari byo arangiza ukavuga ngo uravuga irayivu ninjye wayikoze nuramukongeye kutuma navuga ndajya gufungura iyanjye TikTok ntabwo ari iyawe ndajya gufungura iyanjye amakuru aravuga ngo okay mu Rwanda byibuze nari mfite umukire wanjye nanubaha cyane kwa kuzima bwanjye yabuhinduye Norbert yasoraga inzoga zishaka kuba zigeze nko mu bihumbi wenda nka 6 ku munsi hapfuye abantu 600 ko kimwe zabaga zishize hari abantu 600 bazize izo nzoga icyakabiri abantu uri kuvuga ngo bakora agisida mu muhanda n'ibiki nanjye agisida narayikoze polisi yaracekinze isanga sinanyweye abantu bose bakora agisida babanyweye ariko buri kantu kamubaza reka mubaze kimwe cyonyine buri kantu niye impamvu imwe yonyine utekereza leta yaba yarahagaritse ibyuma imwe gusa umuntu uri kubivugira niba tukibona igiye kwica urubyiruko rw'igihugu nihe mpamvu yatumye bihagarika niyihe yindi mbese ndi muri position nziza niba atari uguhangayikishwa n'ubuzima ibintu byanyafegiseho kuko njye sindi umunyapolitiki erega wikireba wenyine buri kantu wireba amafaranga reka baratwumva wireba amafaranga reka nkubwire wireba amafaranga Norbert yaguhembaga cyaragenze nabi kuri site Norbert arahemba abaturage 5,000 abandi 10 bapfe
tubyemere se avuga ngo wasohoka inzoga ibihumbi hafi 5 nje sinumvisha abantu 5,000 bapfuye bararwaye ndashaka kuvuga impamvu zino jini ziba zihendutse. Impamvu zino jini ziba zihendutse, uramutse ufashe jini ukayikomparinga na Rika, process ya Rika irahenze. Mu bindi bihugu hose n'amajini aracuruzwa. No kuvuga ngo jini kunikorwa barangura zino neutral spirit bose barangura ikintu kimwe, ahubwo bakagifunguza ibintu amaflavor atandukanye. Niyo mpamvu wumva icyuma kimwe gihumuramo inanasi, ikindi ukumva kirimo ikawa, niho nagashiramo itafari, nagashiramo usenda, nagashiramo ibi byose akawa. Reka tugendere kuri zino zindi nyine ziba zifite ubuziranenge, sibyo? Urumva rero ngewe impamvu indeka ndasubiza Musinga ngo nukubera icyo umunyarwanda ajya kunywa ikintu cyamake. Niba umuntu atakwa fodinga Rika, kubera icyo utamukorera iyo gin ijya gukora nka Rika, ahubwo akaba yayinywa. Ahubwo icyo nge ndi kuvuga kuki batari gufasha abantu kubumvisha uburyo bazinywa ku kigero cyo hasi, bo gukomeza kuzinywa ari nyinshi. Nge nicyo kibazo mfite. Naho ubundi kuba gin ihendutse cyo nta kibazo kirimo pe, kubera ko ikorwa muri process ihendutse ugereranyije nayo marika. Rero nge singiye kuba ndi kwifuza Rika hari gin, ndanywa gin nyine kubera ko ijya kumera iri mu umukira azasinda n'umukene asinde. Ibyo ni ibintu bigomba kuba hejuru kurusha gin. Rika ziba zihera muri 60 kuzamura, hanyuma gin ni muri 40, 42. Jini yarengeje icyuma cya mbere baheruka gupima ejo bundi, bagipimye ejo bundi kwa mbere bagisanzemo volte zigera mu 180. nicyo abahungu bamumazaga, kandi icyuma banditseho ngo gipima 42 basanga 180. iyo ni inkuru marabitse. Mwereke icyuma hanga bari gushyira hasi umuriro ukaka. Icyo kintu umuntu ari kukinywa, reka nyikwereke utajya mu Rwanda, nyikwereke kubaza buri kantu na buri nguni. Hari ikibazo nshaka kubabaza. Uretse kuba mwarabuze akazi, ubundi icyuma muzi umuntu cyafashije? Twabuze akazi gusa se, amadeni y'abanki yose atwica. Nakazi iyo kaba ari akazi gusa byari bihagije. Uzo amadeni y'abanki, uzo umuntu kuba avuga ati mfite akazi kazanyishyura. Je uri kukubwira kontra y'ubucuruzi na yeretse kubera iki buri kana buri nguni, kubera iki muri kuba selfish, kubera iki muri kwirebaho ngo ngiye ngo umukire wanjye yari yaramaye akazi, uri kwirebaho wowe wenyine, ntabwo uri kureba abandi bantu. Kakizaga n'inyota abantu, reka kakizaga inyota abantu, urasuki ugira ngo abakangongana ngo bagakundaga. Umva nkubwire buri ngo abantu bari kurira icyuma mudukuye. Umuntu Ravaneri niwe wavuze ngo kuki abantu batabateguje. Twese ko turi aha ngaha, usanga ibi bintu atari ko abizi akabisa yamvana kuri live. Gahunda ya Tunyweresi imaze iminsi mike cyangwa imaze igihe kirekire. Ibyo gihe rero Tunyweresi yabereyeho yari warning yuko nibigenda nabi abaturage nibitangira kugenda nabi kuri side yabo, hari izindi ngamba zizafatwa. Akaba ari rero hariho havuye gufatwa ingamba z'uko ibyo byuma bihagarikwa, kuko babahaye warning igihe kinini gihagije. Niba nta mpinduka iri mu baturage, niba nta cyiza bari kwigezaho, nta terambere bafite, urasaza imburagiye kubera ibyo byuma. Ni kuki ushaka ko leta ireba wowe wenyine uzaga amafaranga? Ngo ni murebe mu request dufite, abantu bashaka gutanga ibitekerezo. Okay, icyo ndaza kubakorera, nzaza mazamura atanga itekerezo, ubundi mumanure hajyeho n'abandi. Kizombo n'abantu ba sikinikeya. Oya, reka ndebe. Reka nizamura uyu mukobwa afite ibintu yenda byabwiye abantu. Kibazo ugiye kuzamura abakobwa. Ese umuhungu yagira igitekerezo atanga kuri iyi live? Hi guys. Hi Corinne. Reka twumve igitekerezo atanga. Okay, ndabashuhuje. Njyewe ubundi nize nursing, ariko nkagira na business. Yego. Thank you. Urumva mfite business, mfite akabari i Nyamata. Yego. Ibyo muvuga nta bicuruzaga, ariko anyway ndi umunasi, n'iby'ubuzima ndabizi.
so rero kuba baciye nyine zino nzoga twita nyine ibyuma ku ruhande rw'ubuzima birumvikana ariko tukagaruka tukavuga ngo ese ko byumvikana tuzi n'ukuntu ibyo byuma bikorwa abashinzwe kureba ibyo byuma barihe urumva twagaruka kuvuga ngo ese icyo cyuma umuntu ngo yakinyweye ngo bijyana gute reka ngufashe tuvuge nk'abantu bagira tension hypertension risk factors za hypertension cyangwa ibyongera ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso harimo kunywa itabi yego harimo kudakora siporo harimo kunywa inzoga harimo kurya ibiryo birimo amavuta menshi so ufite capacity yo kujya kureba ingano y'itabi abantu banywa ko ryemewe ku isoko ko mu Rwanda ryemewe c'est ça ricuruzwa handitse ngo iri tabi ririyica niko biba byanditseho uri mubizi ko ryica igihari ni iki ngiki rero sibyo igihe ku ruhande rwanjye nk'umuntu wenda wumva n'ingaruka ibyo byuma zigira ku buzima yego icyagombaga gukorwa hari kumenya ngo ese inganda zikora ibyuma mu Rwanda ni zingahe ese nimba dufite inganda 100 izo nganda 100 koko zirakenewe ntabwo zikenewe dukeneye wenda inganda 30 cyangwa dukeneye inganda 2 zikora effective nkuko tubona Bralirwa kuko even Bralirwa gukora ibintu biraruko kandi nabyo birangiriza even simply n'isukari iyitunywa mu cyayi iyo ufashe nyinshi irakwangiriza rero icyagomba gukorwa ni ukuvuga ngo hagombaga kureba izo nganda zirakenewe hakenewe zingahe production ese izo nganda ziba supervised ngute twamara kumenya ngo ziba supervised ngute tukareba tukavuga ngo nkuko twemeye ko Bralirwa iba main ku bintu bijyanye n'izingizi zino za rufuro twita za rufuro tukavuga ati izo twita ibyuma navyo reka dusetinga tuvuge ngo kubera ko tubona haje abantu bapirata burana ikibazo si zino tuzi ngo NBG n'ibiki byose ahubwo ikibazo ntabazaga bagapirata ku ruhande yego noneho tukavuga ngo ese izo nganda zemewe tuzazikontorora ngute ku buryo hatazabaho pirate yazo ariko nibazici uretse wowe impamvu unkurikije ukuntu bibane impamvu baziciye urumva batinze gukontrolinga izo nganda habaho manipulation habaho gukorwa pirate y'ibyo izo nganda zemewe zakoraga rero mu buryo bwo kugira ngo banze kubimanaginga barabica byose ariko mu by'ukuri dufite minisitiri yo cyangwa niwe cyangwa ndikureba nabi ndabaza checking reka no mureke opine asoza ikibazo cye minisita oya kopine kopine uri ku ruhande rwanjye ndabizi none se koko ni ariko yewe niwe minisita mu mukandida niwe ni Jesus ibintu byose navugaga ngiye nikiniraga none ikibazo cyacu kigiye gusubiza ikibazo kirakemutse minisitiri arahageze umva mwitonda mwinyuma mwitonde mudakandagirana barabagera kandagirana ikibazo kirakemutse minisitiri arahageze ikibazo kirakemutse umeze ikibazo ubu ngubu kirakemutse amagambo navugaga arashize sinongera kuvuga gukemura bino bintu ndacecetse Merci. Mesa isagira ubwoba na minisita nawe namubonye. Ndimo ndabumva. Okay. Ntegereje ko muceceka nkakira minisita. Okay, ibi bintu biyobore kuko njyewe ntabwo umwana ameza mbona abasha kubiyobora.
reka uwo ni minisitiri wo reka twakire minisita turakwakiriye usanze turi kuganira hano hari impande ebyiri hari abantu babuze akazi nuzi ko ari imirimo kubera inganda zahagaritswe kubera ibyuma turimo turarwanya hakaba n'abandi bajene bari ku ruhande rw'uko ibyuma bigomba guhagarara kubera ko byari bimaze guteza ibibazo byinshi mu bajene muri rusange. Iyo niyo debate twari turimo twayihereye kare rwabuze gica ariko tugize amahirwe turakubonye. Dr Sabe agiye kudufasha kuko we za fact buri kantu na buri nguni mwashakaga minisita wacu arazifite. Umubangano tugiye kumvira tukanabaza ibibazo ariko dutega amatwi kuko minisita araza kudusubiza kuko ngira ngo ikintu numvishe ukuntu twaganiriye twese ntabwo ikibazo ntabwo tugeze tucyumva neza buri kibazo gihari n'ubuziranenge kurusha ikindi kintu cyose gihari ariko ubwo nibwo ngiye nabyumvisha ubwo reka twakire minisita wacu w'ubuzima atubwire uko abyumva. Murakoze cyane ndaza kugerageza maze akanya mbakurikiye numvise mwari mukeneye umuntu umenyereye iby'ubuzima numva mukeneye umuntu ufite amashuri nubwo adahagije ariko ayo musaba ndumva nyafite numvise hari na mugenzi wanjye dukorana w'umuganga nawe wari uri kubaganirira byose nabikurikiye. Icya mbere rero ni ukubabwira ko iki kibazo duhanganye nacyo ni icy'igihugu cyacu twese nk'abanyarwanda ni ukwitabara. Ndabanza mbabwira amateka magufi. Buriya umuntu washaka gutera igihugu ntabwo ari ngombwa ko ajyana intwaro n'amasasu, ashobora gukoresha ubundi buryo burimo ubwenge butandukanye, ariko ibyageragejwe mu mateka y'isi kuva mu 1000 ni ugukoresha uburyo urubyiruko abakiri bato ubabuza gukura mu mutwe no gukura mu buzima ku buryo batekereza bakazatera imbere. Ubushinwa byabubayeho mu 1800 igihe bakolonizwaga n'Abongereza babateza ikiyobyabwenge cyitwa opium, bagikuraga mu Buhinde bakakijyana mu Bushinwa kugeza ubwo abashinwa bose babaye batwa n'ibiyobyabwenge. Noneho abasirikari babo bananirwa kurwana baratsindwa, bose bari barishwe na opium. Muze kubisoma murabibona. Ubu murumva Amerika nayo iri hararwana nuko ibiyobyabwenge bitajya iwabo n'ibindi. Ni ingero nke nabahaga. So rero tumaze igihe inzego z'igihugu zaba iz'umutekano, iz'iperereza, izishinzwe iterambere ry'igihugu muri rusange risuzuma ibintu byatuma u Rwanda rudatera imbere, bitari amasasu gusa mwumva mu bihugu duturanye. Izo bita ngo ni national security threat, ikintu kibangamiye umutekano w'igihugu, ubwo icyo kiba cyanarenze ubuzima. Iki rero cy'inzoga cyaje ku murongo wa mbere mu bintu bibangamiye umutekano w'abanyarwanda w'ejo hazaza, ubwo ubuzima twe twari twarashize. So izi nzoga rero muvuga zitwa ibyuma, nubwo hari abo zari zitunze ariko zica benshi cyane, kandi ni rwica ruhoze, ni buhoro buhoro. Imibare mwashakaga irahari, ariko biriya umuntu wapfuye iyo ubaze ngo yapfuye, abarwaye baba ari benshi cyane ku buryo nka life expectancy. Ndabaha nk'urugero rw'Uburusiya mu 1900 bagize life expectancy ya 50 y'abaturage bayo, imyaka 50 bavuye kuri 70 kubera vodka banywaga nyinshi cyane. Natwe 70 twari tugezeho, twaprojectaga tukabona inzoga nizikomeza turaza kuva kuri ikizere cyo kubaho 70 tumanuke tube twagera no muri za 50, kubera ko abajene bacu barabinywa cyane. Rero inshingano yo kubaproteja ibireba societe, ntabwo ibireba umuntu ufite kontra runaka, ntabwo ibireba ngo tubijyane gahoro ngo banza babyumva. Buriya guhindura imyumvire y'abantu ari igihe bitwara imyaka myinshi cyane, rimwe na rimwe ntinahinduka. Nabaje kutwigisha ngo ntituzakora ibyaha amategeko 10, na n'ubu ibyaha abantu baracyabikora kandi insengero zabaye nyinshi. Akenshi rero leta ifata ingamba zikomeye. Ntabwo munyumva? Turimo turakumva. Turi gukumva noneho.
Okay, aho mutanyumva mumbwire nurira igiti. Yego. Sinzi aho mwamburiye ariko nababwiraga imvo n'imvano y'iki kibazo. Uri kuvuga ngo ndajya ndeba mu maso ya buri kantu nimbona akambije impanga ubwo ntabwo still uri kuvuga ikari nawe udafite network kuko turi kukumva twese nta kibazo dufite. Okay. Reka nkomeze. Ubu rero abapfuye mwavuze 50 ni abapfuye vuba aha. Abapfuye bahagaze ni benshi cyane. Ngira ngo mwese uko muri aho umuntu ababajije ngo nta muntu w'inshuti umuturanyi w'umuvandimwe uzi wishwe n'ibyuma, nta n'umwe utazamura agatoki. N'abadogiteri turabafite, tufite abantu b'abahanga baraba scientifique beza, ariko icyuma kikamutwara neza kikamurangiza. Rero ibyo byose leta yarabirebye iravuga iti oya, ntabwo ejo iki gihugu cyazasigara mu ntoki z'abasinzi. Ubwo abakuze bo nyine ubwo baba barasinze byararangiye, rimwe na rimwe no kubagarura biragora, ariko urubyiruko umwana w'imyaka 20 uvuga uti ngo yazaba minisitiri w'ubuzima mu myaka 10-20 iri imbere, ntabwo rwose icyuma mu mutwe ntabwo byazakunda pe. Ingamba rero zafashwe rwose zarebye ibintu bitandukanye, hageragejwe byinshi ntibyakunda, ariko iki mugifate nka rya sasu rya nyuma ukoresha kugira ngo witabara unatabara ubuzima. Rero ubu tuvugana hari inganda 240 zikora ibyuma. Bwana Minister uravuze ngo tugifate nka kiko byari biri gucika, iki tugifate nk'iki? Iki tugifate nk'icyorezo tugomba kurandura. Allo? N'abandi ntabwo banyumva. Nibo turakumva. Ni cyaba buri kantu kabisa. Ntacyo reka nkomeze ubwo banyumva ntabwo ndi bubatindire, kuko nanjye nari mfite umwanya muto nagira gusa ngo nze kugira icyo mbasangiza. Ariko nk'abajene njye nifuza buri gihe kuganira n'abajene kuko numva uyu babwiye abantu benshi cyane bigiye kizaza. Abakuru hari n'igihe batakumva. Ariko nanjye numva ndi umujene nubwo imyaka hari igihe umuntu ayibara agenda akuramo kugira ngo agume mu bajene, ariko ibi byuma nta cyiza kirimo pe, nta cyiza kirimo. Hari ababikoreragamo amafaranga biyumvikana bake, ariko byicaga abantu benshi. Hari imibare turi kwegeranya y'abantu barwaye umwijima, barwaye impyiko, usanga mu myaka iri imbere ni benshi dufite kwa muganga na benshi tuzagira. Ariko ibi by'ibyuma nibigabanuka n'indi terambere riraza kuza. Kugira ngo ntabarambira cyane, niba hari n'ibibazo muze kumbaza, nagira ngo nsoreze ku ikintu kimwe. Leta y'u Rwanda yagiye ifata ibyemezo abantu bakavuga batese ibintu ko bitumvikana. Hashira igihe abantu bakavuga ngo ariko uziko ibi bintu ntabwo twabyumvaga, kuko ntabwo nyine twari turi leta, ntabwo twari tuyoboye. Kuko kuyobora abantu buriya haba hari viziyo y'igihugu gifite, umuyobozi mukuru w'igihugu, natwe twese dufite ibyo dushinzwe. Iyo twicaye tuba tureba mu nguni zitandukanye, muri buri nguni tukavuga ngo iki gihugu nitudakora ibi tuzasubira inyuma, nidukora ibi tuzatera imbere. Muribuka Kigali abari baravutse muri za 2000 ukuntu hari umwanda hariya bateka ibigori hariya aho bita kwa Rubangura, twajugunyaga ibishishwa by'imineke tuva kwiga i Butare, gare ikiri hariya rwose hubatse Kigali City Tower. Abari baravutse bashobora kuba babyibuka. Ari umwanda mu mujyi, twese umuntu ntabyo kuvuga ngo indabyo, ngo ibiti, ngo akayira k'abanyamaguru, byari ivumbi ritumuka kandi ari muri kapitali. Leta iravuga iti no, reka dusukura umujyi wacu, ariko mureba abana bari kuvukira muri Kigali ukuntu isa neza. Nibi by'ibyuma rero ni kimwe abantu bazabona akamaro kabyo ari uko
ko twatangiye kugira abantu bari soba benshi, abantu batakikubita ababyeyi babo, batakica abo bashakanye, batakigira ibintu bakora kubera ko ubwenge bwapayutse. So muri make Minister Dasaba yego turaje tubikurikirane buri kantu ntako buri mureke dufatikanye dukubure ibi bintu byari bibangamiye ubwonko bw'abanyarwanda. Abantu babe soba batekereze, dukora imishinga ifatika, ariko icyuma cyo cyari kitumaze. Reka mbese ubikiye ahangaha. Murakoze. arakoze cyane minisita. Ubwo reka tugende none tugendere ku murongo abantu bafite ibibazo, ubwo turahera kuri buri kantu na buri nguni, ariko ntimuvugirane mu wese namanitse hakiri kare. Bwana Minister, turagushimira ko waje ahangaha. Abantu bamwe na bamwe turi kwibaza ngo ko itabi ryica bagashyiraho na stamp yabyo yuko ryica rigakomeza rigacuruzwa, kubera iki inzoga zo mwafashe umwanzuro mukavuga ati aho bigeze zo niziveho? Kuki bitajyanye n'itabi kandi mubizi neza ko naryo ryica? Murakoze cyane. Cyangwa ngo nayo bashyiraho karakantu k'agatwe yuko yica ariko abana binywe. Ikibazo cyiza, ariko ndaguha imibare kugira ngo wumve impamvu umuntu agenda ahera ku gikomeye kurusha ikindi. Ubushakashatsi dufite buratwereka ko abanyarwanda banywa itabi bagabanutse bava kuri 13% bajya kuri 7% kubera ingamba zari zarashyizweho mbere. Abanywa inzoga bo bariyongereye ku buryo umugabo umwe kuri 2 arazinywa, umugore umwe kuri 5 arazinywa, biragenda bizamuka. Noneho hajemo n'inzoga za dogere 40 no kuzamura. Rero inzoga nicyo kibazo gikomeye cyane. Itabi buriya nubwo ari ikibazo, ariko rinyobwa n'abantu bake cyane iyo urebye, ndetse imibare iragenda igaragaza ko bigabanuka. Ubwo naryo igihe cyaryo ntabwo kizatinda. Reka duhere ku gikomeye cyane kiri kwica abantu, ariko ubwo n'itabi naryo turifite ku murongo, nubwo ryo byagabanukaga mu buryo bugaragara. Icyanjye noneho ko kibaza, wavuze yuko ngo mu Bushinwa babwatatse bakoresheje ibiyobyabwenge, ngo ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa opium, birangira n'urugamba barutsinzwe. Sinzi uko wabisobanura, ubwenge bwanjye ntabwo wabwigiye hejuru cyane. Ariko noneho ikintu mbaza, mwarakurikiranye musanga wenda n'abacuzaga izi nzoga hano mu Rwanda nabo bari mu iyo propaganda, wenda hari aho bihuriye n'ibyo kugira ngo urubyiruko rwacu rumanuke rushyirwe hasi mu rwego rw'imitekerereze n'imibereho myiza bakoresheje icyo kunywa. Hari amakuru yaba hari wenda, cyangwa biracyari gukorwaho iperereza? Ikindi noneho reka mbibarize rimwe ikibazo wenda cy'abantu wenda babikoraga, urugero nkatwe twabyamamazaga, hari ababikoraga bakishyurira ababyeyi, hari ababaye jobless batafite akazi. Ibyo kuri urwo rwego byo hari ikintu leta irimo irabitekerezaho? Urwo rubyiruko cyangwa abandi bantu bari bafite ahantu bahure n'inyungu ziva mu ibi byuma, bizagenda bafitemo akazi gahoraho, biri gutekerezwa gute? Reka mbere ko icyo cya kabiri, buriya leta ni nk'umubyeyi ufite abana, umwana akaba yajya ashobora kujya mu butumwa akagaruka, ashobora gukora ikosa akagaruka, ashobora no gukora ibyo atarazi ko ari ikibazo. Icyo gihe rero umubyeyi ntabwo ajya atererana abana be. Icyo ubwo ndagisubije icya kabiri. Icya mbere, kuba haba hari igitero cyari kigamije kutwicisha inzoga, bishobora no kutazagaragara n'amaso yacu, ariko buriya niyo mpamvu igihugu kigira ubwirinzi n'uburinzi bw'inzego zitandukanye. Kureba threat ntabwo ari ngombwa ko iba ari abantu bayorganije ngo bayizane. Ishobora no kwizana bitewe n'imyitwarire cyangwa se uko sosiyete itangiye kurangara. Sosiyete ishobora kurangara igasinda ibyishimo n'amahoro, hanyuma ikazahinduka ihirimye, hakabura abafata inkingi z'igihugu. Buriya rero umuntu wasinze nyine nta bwenge aba afite, ntibamuhereza ku rugamba. Buriya hari ubwo dukurikirana ingabo zimwe na zimwe, ntiriwe mvuga, bakavuga ko hari igihe bajya ku rugamba bafite ibyuma
mu makote hanyuma ntamenye ingabo ze nizo bari kurwana rimwe na rimwe bakaba barasana hagati yabo. Abo ntabwo ari abahangaha n'abahandi hatari kure. Buriya rero iyo icyuma cyatangiye kwinjira mu rugamba ubwo kuba ari ukwibaga nyine n'ukwirwanya. Iyo threat rero irahari yaragaragaye, ariko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Uriya utaganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Niyo mpamvu tugira abakuru batugira inama. Arakoze cyane minisita kudusobanurira, nizeye ko munyuzwe. Reka twumve na Musinga arashaka kubaza ikibazo. Nanjye muze kumva ndashaka kubaza ikibazo. So murakoze cyane rwose bwana minisita. Ngiye ikibazo nari mfite ibibazo bibiri ariko ndabyihutisha. Ikibazo cya mbere ko muri bino bihugu by'abaturanyi byahakanye bimwe mu byavuzwe na leta yacu bivuga ko bino byuma bituruka hanze ko nta kibazo na kimwe bifite, ko byujuje ubuziranenge, kuba bipimye neza cyane. So twebwe wenda nk'urubyiruko ko tuba dufite gahunda yo kuba twajya gutembera hanze, kujya gukora ama business, ese nta kintu biri buhungabanye mu mibanire dufitanye na bino bihugu byo hanze, kuba hari ibintu turi guca mu gihugu cyacu kandi hari ibyo baduhana nabo cyangwa ibyo tubaha mu buryo bwo kubana, nta kintu bibwangize. Ikindi kibazo ko mwari butubwiye ku kijyanye no kuba hari ibitero byatewe mu Bushinwa bivugwa ko nyine ibyo biyobyabwenge bigatsindwa urugamba, ko twebwe nk'urubyiruko tutarwana urugamba rumwe, ntabwo ari urugamba rumwe dufite. Ntabwo dufite urugamba rw'ibyuma gusa, dufite n'urugamba rw'akadege karaturembeje, karadukenesheje, ubwo narwo n'urundi rugamba ruzadushyira hasi. Dufite urugamba rw'ibindi biyobyabwenge. Ese byo murabivugaho iki bwana minisita? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ibyo abaturanyi bavuze twabibonye, kandi buriya ntawivuga amabi ameza ahari. Niba biriya byuma hari ibyo mwasuzumye, hari n'ibyanditseho ko iwabo bitemewe ahubwo bikwiye kujyanwa mu bindi bihugu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nabo bashobora kuba bashaka inyungu ahandi bakirengera. Ariko buriya buri wese niwe wimenya, akamenya n'uburyo arengera urugo rwe, naho akimuhana nyine kaza imvura ihise. Abanyarwanda rero tumenyereye kumenya ibyacu, ariko tukanabana neza n'abatubanira neza. Simpamya ko izi nzoga ziri budutere ibibazo ngo kubera ko bazuka cyangwa kiwingu cyangwa konyagi cyangwa n'izindi zitemewe, ahubwo natangiye kubona ibihugu bindi duturanye nabyo biri kwibaza ngo ariko wa mugani natwe kubanza dufite iki kibazo. Sinzi na hari abakurikiye ikiganiro cyabereye mu nteko ya Uganda, ngira ngo ashize nk'iminsi 2, hari umwe mu bayigize wazanye amacupa y'inzoga zimeze nk'iz'ibyuma by'iwabo, nabyo byerekana avuga ko bibamasa. Ikibazo rero kiri henshi. U Rwanda rwafashe ya mbere nk'uko bisanzwe, ububanyi n'amahanga turabumenyereye, hari ababushinzwe, icyo nacyo baraza kugikemura. Ariko igikomeye cyane ni uko ubwonko bwacu bw'abanyarwanda nicyo gishoro. Buriya wabuze ubwonko cyangwa wabwangije, nta na business wakora n'ejo ngo bikunde. Ku kijyanye rero n'ibiyobyabwenge muri rusange, nibyo inzoga ni kimwe, ariko hari n'ibindi byinshi. Hari ibya vaping hari abashobora kuba batayizi, electronic cigarette bashyiramo ibintu bitandukanye. Rwose ni abanyumva bose mbabwire ngo vaping muyihorere, irica kurusha n'itabi risanzwe. Evidence ziragaragaza ko it's closely linked kuri cancer, yaba iyo mu mihogo no mu rwungano ngogozi n'ibihaha. Ishobora gutakariza umuntu zimwe mu ngingo nyine zikoreshwa mu kuyinywa. Abakeneye research ndaza no kupostinga za scientific papers muzisome ababikeneye. Ariko vaping ni ikibazo gikomeye. Ibintu byose buriya by'umwotsi bikwinjira mu bihaha, nta na rimwe byabura gusigamo ikibazo. Ubwo n'izindi drugs zose. Kwirinda rero, nkunda kuvuga ngo uyu mubiri dutuyemo tuzawusaziramo, kandi nta spare part izaza ngo igushyirire mu ndi muhogo cyangwa ibindi bihaha. Ni ukuri ubashije kuwurinda ikiri muto, ugera mu myaka nk'iyi yacu uvuga uti naragerageje, ubundi imyaka iri imbere utangiye kubona abana n'abuzukuru, nibwo ubona agaciro ko kurinda ubuto bwawe ari agaciro gakomeye. Urakoze cyane minisita.
Reka twakire na Ravaneri turaza kugaruka nta kibazo. Basi nkabaza icya nyuma. Reka twumve Ravaneri. Kamaze cyane. Ravaneri abanza murakoze Heje Fari merci wajeje. murakoze Reka Ravaneri ajyeho esi nawe ahita abaza. murakoze bwana minisita nanjye narindi ku ruhande rw'abemeza cyangwa bavuga ko ibyuma bikwiye kuba byashyirirwamo imiyaga ariko bigendeye ku byo mudusobanuriye n'ubwirinzi bw'igihugu nta kintu na kimwe twakwemera yuko cyangiza igihugu cyacu ngo ni ukugira ngo twebwe tubeho tubone ayo mafaranga tutabasha kurya igihugu kiri mu bibazo. Ibyo nibyo tubashimiye mu byo tubashije kumva muri uyu mwanya. Gusa mfite ikibazo cyanjye kiravuga ngo mu muco nyarwanda turabizi yuko inzoga cyari ikimenyetso cy'ubumwe ndetse no gusabana ariko hari inzoga gakondo zaciwe. Ese ubwo bijyanye n'ubumwe no gusabana hagati y'imiryango ubwo ntibigiye kuba ikibazo ugasanga twese tugiye kuba abanyamwigendaho? Murakoze. Urakoze Ravaneri, iki kibazo kimaze iminsi kibazwa ariko inzoga gakondo ntabwo zaciwe ahubwo ibyuma byari byarazitwikiriye zigomba kuba zigiye kugaragara noneho zikanongera gukorwa neza. Ubwo ndavuga ikigage, ndavuga urwagwa, ndavuga umutobe, ndavuga n'ibindi bitari za 40%. Ariko niba mwibuka hari umuntu muzi wishwe n'ikigage hari icyo bitango ni ikibyumba cyaryohaga cyane. Hari umuntu muzi wishwe n'ikigage cy'ibyumba agahuma cyangwa akajya agenda acira inkonda mu muhanda yewe wahataha amaguru yanze gukora? Ni bake keretse ababaga babinyoye byinshi bagakabye. Ariko icyuma akarahuri kangana urwara karakurangiza. Nge nirirwa mbabona niyo nitemberera gutya muri siporo bisanzwe saa 3 za mu gitondo ukabona umuntu inkovu mu maso neza wagira ngo ni tatuwaje afite mu maso kubera kwihonda hasi abanza umutwe. Icyo ni icyuma. Inzoga gakondo rero dukwiye kuzisubiza agaciro ndetse zigahabwa isuku zigasubirwa uko byahoze kera. Abari ahangaha benshi bashobora kuba babizi yuko kera nyine nta abantu barasindaga bakanaririmba ariko akamenya hataha. Ariko ubu ngubu benshi birarira mu kanivo kuko amaguru yanze gukora. Izo ni ingaruka z'icyuma. Arakoze cyane minisita, reka twumve na esi. Koze cyane honorable minister, ni kibazo nakomeje kuba kiri muri comment section ya bano bantu badukurikiye. Ese abenshi bari kwibaza ese nimba koko ibi byuma byari bifite byari biri dangerous ku buzima bw'abantu ni ukubera iki byatinze kuba byavanwaho cyangwa se leta yabirebaho. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite ni ese ni izi nyubako zakorerwagamo izi nzoga cyangwa se ibi byuma turabireka bigende gutyo kuko byari bikorwa remezo byiza n'ibiki cyangwa se haba hari bundi buryo nyuma yaho bizemererwa kongera cooperating ariko noneho biri kuri standards zemewe? Murakoze cyane. Urakoze ku cyambere cyuko habaye gutinda cyangwa se ko iki cyemezo cyaje gikenewe ariko gikwiye kuba cyaraje mbere. Buri hari ibyemezo byakibanjirije byinshi. Mugomba kuba hari ibyo mwibuka, hari inganda zagiye zifungwa ariko nyuma ugasanga ingamba zafashwe ntabwo zigeze zikemura ikibazo mu by'ukuri, ahubwo zabaga nk'izitindije gusa. Buriya rero ibintu byose hari aho bigera ibyemezo bigahinduka, bavuga biti ibyo kuvuga ngo reka tubigendeshe gahoro tumwerese hanyuma tubyoroshye hari gupfa abantu. Oya, ntabwo ntabwo ari ubuyobozi buri responsable. Naho rero ingamba zihinduka, guhindura ingamba ntabwo bitangaje ariko igihe ni iki. Bajya bavuga ngo leta ishobora guhuga ariko ntigirangara. Iyo waba uhugiye guhuga buriya ni ukuba hari ikindi uri gukora gikomeye, ariko iyo ihindukiye guhuga byarangiye ubwo ingamba zirakorwa. Ibintu byose buriya bibera igihe cyabyo. Reka dufatirane dutabara ubuzima butarangirika kugeza ubu. Icyo ndumva aricyo navuga. Hanyuma inganda rero zafunzwe, urabaza uti ese turazikoresha iki?
icyo ni n'ikibazo cyabajijwe kuri za nsengero nazo zakoraga mu buryo bumeze nk'ibihumyo. Buri ibintu byose bishobora guhindurirwa igikorwa. Ahari urusengero rutagikora hashobora guhinduka ishuri abana bakiga. Ahari uruganda rwakoraga ibyuma hashobora guhinduka uruganda rukora akawunga cyangwa rutunganya ibiribwa, cyangwa hakaba hashyirwa ibindi bifitiye abaturage akamaro. Gusa turanifuza ko ni inzoga, abantu buriya n'inzoga biragoye kubitandukanya. Abantu buriya ntabwo ushobora kubabwira ngo mwese muziveho burundu ngo bikunde, n'ababigerageje ntabwo byabakundiye. Ariko ushobora kuvuga ati abanywa inzoga zitabarangiza, zitazatumaraho urubyiruko n'ababyeyi. Turatekereza ko mu gihe kizaza kitari kure hazaba n'inganda nke ariko zikora ibintu bizima. Mwavuze ngo dufite inganda za byeri 2 ariko tukagira za rikeri 240. Uhita wumva nawe ko ikibazo gihari byanze bikunze. Ko ufite inganda 240 zikora ibintu bihambaye, ariko ukaba ufite 2 zikora ibintu biraho nubwo harimo alcohol hose. Ubwo rero ni za rikeri dushobora kuzagira za rikeri nke zikora ibintu biri kuri standard ziri hejuru cyane, ku buryo utazavuga ngo harimo metanol izahumisha abantu. Ariko bizihari tumaze gupima muri labo zose zirimo ibibazo, hatarimo metanol, harimo za impurities, harimo chemicals zitandukanye, ndetse yemwe n'iziva hanze. Ariko bibaze nawe icupa rya buriya etanol ukuntu igura make, litiro imwe igura amafaranga 500 y'amanyarwanda, bakayifungura bagakuramo nk'amacupa 4 cyangwa 5, ku buryo production cost ishobora kuba itagera ku gacupa kamwe bafunguye, ishobora kuba itarenza 300 y'amanyarwanda cyangwa 400, bakagurisha amafaranga 2,000 na. Habaga harimo inyungu z'umurengera, ariko bakatinga cost za raw materials kugira ngo baze kugurisha byinshi, ariko karite yo ntabwo iba yitaweho. Niyo mpamvu muri kubona n'inkiko n'abagenzi ibyaha nabo babyinjiyemo. Hari harimo icyo twakwita nka network ya criminality ishaka kunguka y'abantu bake. Harimo n'ababyamamazaga mutabizi, kuko ibanga buriya rizwi n'abari bari kubivanga hari inyuma. Kindi kibazo cyane minister ikibazo nanjye, ariko reka twakire n'undi mujene Ishema. natwe mutugereho. Okay, urakoze minister. Mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza, ibi ngibi biraza gusigara bigaragara bite mu rubyiruko rurimo rugerageza kwirwanaho, ubona avuga ku kigendanye n'ubushoramari, niba umuntu ashobora gushinga uruganda cyangwa company ikora ikintu runaka out of nowhere akabyuka agasanga icyo kintu ntabwo cyemewe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, hari abashoramari cyangwa se ba nyiri zino nganda zafunzwe barimo bavuga ngo bari barahawe uburenganzira bwo gukora ibyo bakoraga. Afite registration document, afite ndetse ajya no gutangira uruganda. Ntekereza ko hari abantu bo muri bashinzwe izo control zose, wenda baba batestinze ku masampa cyangwa se ibintu nk'ibyo. Ntekereza ko bibanza gukora kugira ngo uruganda rufungurwe. Hari compensation wenda baza kugenerwa. Murakoze. Ni ikibazo cyiza cyabajijwe n'ubundi n'abantu benshi, ariko mu nganda zose zasuzumwe ikigutangaza nuko nta na rumwe rwari rwujuje ibyo rwasingiye ko ruzakora. Hari ibintu bigera kuri 20 byagiye bisangwa, benshi babura. Hari abenshi cyane bari bafite expired license cyangwa se barahinduye ibyo bakoraga. Hari abenshi bavangaga mu buryo budahuye nk'uko byabagombaga kubikora. Ariko icyafashe n'abantu benshi bashyiragamo bya flavors, ngira ngo na RIB yarabyerekanye, ziva no mu ruganda rutanazwi, rutigeze ruhabwa n'ibyangombwa. Bose bararukoresheje, abenshi bararukoresheje, bavangaga ibyo bita unknown chemicals. Ubwo ni produits chimiques bashyiragamo nyuma. Hari abakoraga baforgingaga za S-mark batazifite, hari abakoraga
noneho banaziganaga nabo mugeze kubavugaho barahari benshi. Hari umuntu wari specialized rwose kuzigana zose, kandi nta burenganzira nta nubwo wigeze anasaba ibyangombwa ahubwo akigana gusiza abandi hanyuma akazivanga. Ariko ikindi tanoro buriya bayiguraga imwe bakayikoresha mu ruganda indi bakayigurisha mu baturage, icyo nacyo cyaragaragaye.